ruda iyo ni ruda y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Ruda kuva yahasesekara, perezida wa ruda kuva yahasesekara, ruda kuva yavuka yaravutse irivukira nka perezida wa ruda, umunyamategeko muri ruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Rero nimba duhuza amahanga kadusesekare ku mipaka. Umupaka wavutse muri Afurika mu 1884 kandi izanywe n'abanyamahanga. Ntabwo imipaka yavukijwe n'abanyafurika ku bwacu, yaturutse hakurya ya Afurika, iraza irapimwa muri Afurika, bafata ibipimo buri gihugu bagikatira ubuso bwacyo, noneho aho kigabanira n'ikindi byitwa imipaka, n'icyo cyitwa igihugu. Kuva ubwo ibihugu byabayeho n'imipaka yabayeho, ariko noneho dufite imipaka izengurutse u Rwanda. U Rwanda bisobanura igihugu Kigali nayo murwa mukuru wavutse mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri mu 1945. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Gihanga Ngoma Ijana niwe wakoze iyo bwabaga kugira ngo asesekare muri iyi misozi igihumbi, aturutse mu ngoma yari ngari cyane yitwaga Bunyoro Kitara Empire. Niyo yategekaga ibi bihugu byose by'akarere k'ibiyaga bigari byose mureba bikikije u Rwanda, birumvikana n'iby'ahandi hose bikikije ibyo bihugu bikikije u Rwanda. Yari ingoma yagutse iyobowe n'Abanyoro, ariko gusenyuka kwayo kuko yari imaze kuba nini cyane, mu kugenda isenyuka Buganda iravuka, abakoroni baje babarayirya, isigara yitwa Uganda kubera bananiraga kuvuga. Aho kuvuga Buganda bikabagora, bikoroha cyane bavuze Uganda. Na n'ubu nibyo byafatiweho, nirwo ruzitiro. Ariko none iyo Uganda igahana imbibi n'u Rwanda mu gihugu cy'amajyaruguru, mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda. Ubwo ni mu Rwanda, mu majyaruguru y'u Rwanda tuhafite igihugu ruhana na kimbibi ni Uganda. Harya ahandi ntiwagenda ubibabwira nabo, naho uhavuge ahandi. U Rwanda nk'igihugu cyacu dufite tugiye duhana imbibi, mu majyepfo murabizi hari Uburundi, uburengerazuba tukagerayo Kongo, naho uburasirazuba tukagerayo Tanzania. Birumvikana nimba u Rwanda rukikijwe n'ibihugu, nimba byitwa ibihugu nabyo byakatiwe imipaka bigira aho bigarukira ku Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, iyo mipaka igomba kuba imbago nziza, ntabwo igomba kuba imbago z'ikibazo ngo zibe ikibazo kuba haturiye abo hafi n'abakure. Kirazira. Iyo mipaka tumaze gusuzumanisha ubushishozi ingingo ku yindi, umupaka ku wundi, imipaka yose muri Afurika mu bihugu 55 twasanze ari amapingo ku maguru y'Abanyafurika, ababuza kugenderana, ababuza guhahirana, ababuza gusangira aka na kariya. Ubwo nshaka kuvuga akabisi n'agahiye. Hari igihe bikunda, hari n'igihe bidakunda. Niryari bidakunda? N'igihe abanyapolitike bigaragambije mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi. Icyo gihe biba byanze, kuko abo banyapolitike nk'uko twigeze kubivuga mu kiganiro cy'ubushize, nabo ni abakoroni baharanira inyungu zabo. Rero iyo bashwanye, abaturage bakoronije aribo bene gihugu
babigenderamo ugasanga ikibazo kiravutse, icyo gihe nibwo bashwana nyakubahwa. nicyo kibashwanisha, ariko nizere ko abahinzi bo hakuno mu Rwanda no hakurya mu Bugande, hakuno mu Rwanda no hakurya mu Burundi, hakuno mu Rwanda no hakurya muri Kongo, hakuno mu Rwanda no hakurya muri Tanzania, ntibashobora gushwana abahinzi n'aborozi. Ubwo n'abarobyi nabo nuko, abo basanga mu bumwe, ahubwo abanyapolitike baza bakabavuyanga gusa, bakabashwanisha, bagashaka kubereka ngo abaho hakurya n'abanzi, ngo abaho hakuno n'abakunzi, cyangwa abo hakuno n'abanzi. Ibyo ninde wababwiye? Ninde ufite igipimo gipima umwanzi wa mugenzi we? Kuki atipima we, atagira icyuma gipima ko we ubwo afite urwango arufitiye bagenzi be? Icyo kintu ni ikibazo, kuko ni ibiranga abakoroni. Abakoroni babiba ingengabitekerezo mu bo bakoroniza kugira ngo babashe kubabonamo inyungu mu buryo bworoshye, babacemo ibice, barema urwango cyangwa se barema impamvu zidahari ku bw'inyungu zabo. Ibyo urabizi, amateka niyo arimo kugenda agarukana n'uyu munsi tuyarimo. Ubanze twibutse mu by'amateka ya kera uburyo abakoroni baje mu bihugu bya Afurika bakacamo imipaka, bamara gucamo imipaka igihugu kikagira umuco wacyo ikindi uwacyo, bigatuma abanyafurika badasabana. Na n'uyu munsi noneho abakoroni b'uyu munsi nabo bafite intuza za ibimenyetso simusiga bibaranga ko nabo ari abakoroni ku bw'inyungu zabo. Nyakubahwa, ndabizi ko wowe ufite ubunararibonye ku icyo kintu, by'umwihariko abantu badukurikiye, abatwumva, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari mu Burayi, muri Amerika, Australia n'ahandi, bose ndabizi ko batwumva. Iki kintu cy'ubukoroni aho kimaze kugeraho bifata indi ntera, ukabona ko byanarema intambara hagati y'abantu baturanyi, abantu bari babanye neza, abantu bahahiranaga ariko bafunze ibihahwa, bagize gute, cy'imipaka. Wowe rwose nk'umuntu w'umusaza w'imyaka 150 mu bwonko, iki kintu urakivugaho iki? Birumvikana nk'impirimbanyi ya politike, kandi politike nziza cyane, iri smart, iri clear, isobanutse, kandi buri wese asobanukiwe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, politike ifitiwe isoko ridakama, the fountain of good politics. Nimba ari isoko ridakama, ni isoko rya bose mu bitekerezo, ingengabitekerezo yubaka, atari ingengabitekerezo rusenyi, kirimbuzi, virusi mbi, kirunga giturika, nta ntegoza cyateguje kitegurira abahaturiye. Twe nk'uko twari twabisobanuye haruguru hariya, imipaka tuyifata nk'amapingo ku maguru y'Abanyafurika, ubwo ni Abanyarwanda n'Abanya East Africa. Nimba hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu bindi harimo imipaka, nta kamaro kayo. Hari akamaro wowe wanyereka iyo mipaka yabimariye abaturiye mu Rwanda n'abaturiye mu karere k'ibiyaga bigari, tutarajya hakurya y'imbibi z'akarere k'ibiyaga bigari? Akamaro ntako, nta na gakeya, kuko ahubwo n'inzitizi n'imbogamizi ku bantu batuye mu bihugu bitandukanye, yaba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa no muri Afurika nyirizina muri rusange. Nta kamaro na gake, ahubwo ni ibihombo gusa. Noneho ko ngende umunyapolitike mwiza wakataraboneka, n'abo basigaye bose bakaba ari abanyapolitike, nizihe nyungu baba bafite mu mipaka mu gihe nge ntazibona, ahubwo nifuza ko iyo mipaka ivamo, kuko ni amapingo? Ni izihe nyungu bahembera ku buryo bazihembera bakarinda bicisha abaturage bacu, bakabamarira ku icumu ry'iyo mipaka ikomeza gukurura ibyo bitwaro bya kirimbuzi bikaza? Kandi iyi mipaka
ntihubatsemo inganda zikora ibyo bitwaro bya kirimbuzi bimara abaturage. Wenda uvuge ngo ni naho bikorerwa, ni nayo mpamvu bimara abaturage baturiye aho hafi, noneho tube twarwanya izo nganda zikora ibyo bisasu aho tuba arizo twakuraho, noneho wenda tuvuge imipaka irarengana yihagume. Ahubwo iyo mipaka tubona ari amapingo badanangiye ku maguru y'Abanyafurika, noneho iyo mapingo akahita anatumiza n'ibitwaro mvamahanga mva kuri yo, bakavuga mube mubateye hayo mapingo, noneho tuze tubarase neza, nubwo batanafite n'ab'inganda zikora ibisasu turabarasa ari n'imbokoboko, tubarase tubamare. Ninde uzana izo mbunda? N'abapolitisiye babi. Ibyo ni ukuri nyakubahwa, nk'uko ubizi nk'umuntu ufite ubumenyi buhagije ku isi. Icyo kintu ni ikibazo cy'abapolitisiye babi ku bw'inyungu zabo, ku bw'inda zabo no ku bw'indonke zabo bashaka mu baturage bayoboye. Iyo mipaka ububi bwayo ni uko we icya mbere ni ukuvuga ngo nimba yarashyizeho umupaka, abaturage bari muri icyo gihugu abafite nk'abantu be, abategeka uko ashaka, ntawe yemerera kwambuka, ntawe yemerera kujya aho ashaka, mbese yameze nk'uwabafashe bugwate. Icyo kikaba imbogamizi ya mbere ku bene ku banyafurika cyangwa se ku bantu batuye muri East Africa, mu bihugu byacu, yaba turimo cy'u Rwanda cyangwa mu byo duhana imbibi, bose bameze nk'amatungo ari ku kiziriko. Icyo kintu nimba ufata ikiziriko ugashyira ku muntu ngo ntago wemere kurenga aha ngaha, nuko ubifitemo inyungu, agomba kuguma akakumvira 100%, akagukorera ibyo ushaka, kuko wamuziritse ari uwawe, uri umukoroni we. Niyo mpamvu bifatiye abantu bukwavu, babafasha amatwi bagatuma batanashaka no kumva ukuri. Ubu se ubwigenge baba bizihiza muri aka karere k'ibiyaga bigari bwaba ari ubwiki? Ni uwuhe mumaro w'ubwo bwigenge bagenda bizihiza wa buri ngarukamwaka ngo bari bohoye, ngo babonye ubwigenge? Ubwo bwigenge iyo mipaka yasigayemo imaramo iki? nimba abo bapolitisiye gito, abo bapolitisiye bashaka kumara abaturage bacu, bana bamaze kuva kare kose babaziza iyi mipaka, iyo mipaka bayihembereyemo iki? Kuki ibihugu byabonye ubwigenge abakoroni baragenda? Kuki ayo mapinga ari ku maguru bateyeho Abanyafurika batayajyanye ngo bayatware? N'aba babasimbuye wasobanuye ko ari abakoroni twasigaranye b'Abanyafurika, batugwatirije, twabaye ingwate zabo, batugize ibigwate, akarere bakagize ibigwate byabo, babigize ibigobe byabo, baricuye bakicuriye bakakizuye iby'agateganyizo, nawe bakamugandagura cyangwa bakamuhiga. Yakwambuka imipaka nanone aho yambukiye naho bakabasangayo ngo bagiye kumuhiga ahahungiye, kandi birumvikana uguteye umugongo ahunga ntibiwakagombye uba wamukurikira, kuko biba bigaragaza ko afite intege nkeya, ari umunyantege nkeya, ntacyo yagutwara. Kuki bambuka imipaka bakajya hakurya? Iyi mipaka ko ari amapingo, kuki batayakuyeho? Izi nzitwazo z'iyi mipaka bitwaza kugira ngo bakomeze batumarira abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure babigambire, kandi tutagira imbunda zikora ngo wenda tuvuge ngo nizo zigaragambya zikaturasa zikatumarira abana basaza n'abakecuru. Izo nganda zikora izo mbunda zibiyo kure, ariko biratangaje kubona ko umunyafurika akomeze kumarwa n'iyi mipaka yigeze aswi, noneho ikaza ikurikiwe n'izi mbunda zikomeye n'izoroheje zikomeje kumara abanya East Africa n'Abanyafurika muri rusange. Ariko kubw'umwihariko wa East Africa, ninde urangura imbunda zigamize ziri hariya zitagetinga kurasa abaho hakuno n'abo hakurya? Ubwo ninde? Si umupolitisi? Hari umuhinzi turega icyo kirego? Hari umurobyi turega icyo kirego? Hari umucukuzi w'amabuye y'agaciro turega icyo kirego? Hari umucuruzi turega icyo kirego? Hari umunyenganda wo muri aka karere wikorera ji yo muri supermarket turega icyo kirego? Koko ninde
ugamije kurimbura abanya East Africa n'abanyafrika akoresheje ibyo bitwaro yitwaje n'iyo mipaka amapingo ku banya East Africa n'abanyafrika. Uwo ninde bamutwereke twe tubereke twe turabaruda n'abarudakazi twize tuze twitwa abanyarwanda bihesha agaciro nta mipaka irimo imipaka ivemo. Uwo ninde wigize umukoroni hano muri East Africa uhamyamo iyo mipaka ntashake kwivamo ngo abanyafrika bisanzure bajye mu isanzure Imana yabahaye no muri Afrika hose uwo mweru ukwirakwire hose. Umwanzuro tugiye kwiga umwanzuro no gufata icyemezo, ntago umwanzuro ari ugukoma kubabwira kuko turababwira ariko banze kubishyira mu bikorwa ubwabo ngo bibwirize bakuremo iyo mipaka. Umwanzuro rero ni ukuyikuramo mu nzira zose zishoboka, izo ari zo zishoboka kuko ni inyungu z'abanyafurika kandi ni n'inyungu n'abaza kudusura kuko nabo usanga bibagora. Umuntu araza ari umuturiste yagera mu Rwanda agasanga kujya Bugande agombye kujya guteza amakashi muri ambasade, biramukereza biramutinza, ni ikibazo. Nawe aba yica akazi cyangwa n'urugendo rwe usanga arimo guhombya igihe cye. Natwe abanyafurika turabangamiwe. Icyo kintu rero byanga binoga nk'uko twabyemeje abaruda, imipaka igomba kuvamo vuba bidatinze kuko ibigaragara imipaka ni kimwe mu bintu byagiye bishyizweho n'abanyapolitike gito bayoboye Afurika na n'uyu munsi bakiyoboye kubwo kwanga ko abaturage babo bagira ubwisanzure, ahubwo bakabashukisha kwirirwa babaririmbisha ngo ubwigenge ngo bagume muri icyo kibaringa cy'ubwigenge kandi batazi ko baboshye, ahubwo banaboshye kurenza uko baboshywe n'abakoroni. Uwo niwo mwanzuro nge numva navuga, ahubwo komeza nawe ugira icyo wongeraho ubwira abantu ko icyo kintu rwose kigomba gufatirwa umuti. Ni abakoroni babiri twagize abambere baciyeho barigendeye, twagize ababazunguye, abo nibo barimo kutuzirika kweri. Babonye bidahagize bubatse gereza bapakiramo abana amanywa n'amajoro, bitwaje nanone iyo mipaka, ayo mapingo ku maguru y'abanyafrika. Bagufatira ku mupaka ngo ntufite risepase, ntufite passport, ntufite irangamuntu kandi uri umunyafrika muri Afrika yawe, muri East Africa yawe. Ibyo bintu bakora baba babona ari byo. Ubwo ni ubumwe bw'abanyafrika, ubwo ni ubwigenge koko, uko ni ukwibohora koko. Afrika uraboshwe, Afrika uragowe, Afrika bara kubabaje, Afrika warababaye, Afrika waguye mukaga mukangaratete, Afrika uri mu rusumo, uri mu manegeka mabi cyane, Afrika waguye mu maboko y'abarusahuzi kandi batumva ko barekeraho gusahura. Afrika nubwo wababaye ariko abamenya akababaro kawe turaje, turabaruda, tuze twitwa abaruda n'abarudakazi. Iyi ngoma y'abaruda igiye kuza ari uburyohe, ikuremo imipaka yigeze ashwi hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu bahana imbibi nabyo, cyaduhana imbibi nabyo. Ubwo ni ukuvuga Uganda, Tanzania, Burundi, DRC Congo, aho hose iyo mipaka igomba guhita ivamo, tugahahirana, tukabana, tugatura aho dushaka, tugacuruza. Ahari imipaka hose tuhubaka amagorofa. Iyo mipaka yose tugiye kuyisimbuza amagorofa y'amasoko maremare, amagorofa y'inganda ndende, amagorofa y'amakaminuza zitandukanye, amagorofa y'amashuri ayisumbuye maremare cyane y'amafime, amagorofa y'amafime y'amashuri makuru y'akataraboneka, amagorofa kuri iki gishushanyo mbonera cya ruda twateguriye imipaka, amashuri abanza
azaba ari amagorofa maremare koko atigeze abonekaho. Hagati y'ayo magorofa harimo ibiraro byo mu kirere bihuza igorofa ku yindi, uva mu igorofa ku yindi hoteli umanuka muri lift cyangwa ngo ugende umanuka ugera hasi ngo ubone kujya gupanda iyindi gorofa. Ni ibiraro nanone tuzubaka hagati y'igorofa n'indi, hagati y'igorofa n'indi. Ibyo ni uburyo bwo koroshya ingendo mu gutwara abantu n'ibintu kuva mu nyubako ujya mu yindi muri ayo magorofa, ku buryo umuntu azajya aba ari ku kandi gasozi mu yandi magorofa, yareba ku kandi gasozi akagira ngo ni amakarita ahateretse. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ahari imipaka hose mube mwiteguye. Tugiye guhakura ibimenyetso byahahoze, tugiye kuhashinga ibimenyetso bishasha by'amagorofa, amasoko meza ya kijyambere y'amagorofa, ibitaro byiza bya kijyambere by'amagorofa maremare bigera ku kwezi, amashuri ya kijyambere amagorofa maremare agera ku kwezi. Birumvikana tugiye kuhubaka ibigo by'umukerarugendo bya ba mukerarugendo bo hafi n'abakure bigera kure cyane, inganda ndende cyane zitunganya ibyo kurya bikomoka ku matungo, ubuhinzi, birumvikana ubworozi muri rusange, amatungo magufi n'amaremare. Ibyo byose amagorofa maremare y'izo nganda n'amaduka maremare, nta maduka magufi azongera kubaho gutya. Ayo yamaraga ubutaka n'izi nyubako bubakaga za kadasitiri zamaraga ubutaka, ibyo byose bigiye kurangira. Tugiye kubaka neza ubutaka tububyaza umusaruro, nta gutwika abantu ibyo bitekerezo bazanaga. Tuzajya dushingura muri metero 20, dushingura umuntu tumenaho akabeto, dushingura tumenaho akabeto, kugeza aho bigerera hejuru, bakongera agacukura izindi metero 20 bagataye gushinguramo abandi. Gutyo niko tuzarondereza ubutaka, ubusigaye bwose tubuhingeho, tubwubakeho ibyo bikorwa remezo by'iterambere, amasoko y'amajyambere. Birumvikana ingomero z'amashanyarazi zigiye kwiyongera y'imirasire y'izuba ikomoka ku zuba, ku mbeho, birumvikana imiyaga n'imvura, birumvikana imitembo y'amazi tugiye kuyikwirakwiza hose. Nta gorofa rigomba kubura imitembo y'amazi. Birumvikana ibibuga by'indege hose bigiye kugotwa n'amagorofa maremare y'akataraboneka. Tutaka u Rwanda, abari bararugeze urwandiko turubasomere, turuheze, tubereke ko bari barananiwe kurusoma kubera ntibari bazi gusoma bihagije, kandi ugasanga bari bazi gusoma, basoma agatama gusa ariko batazi gusoma inyuguti. Ariko noneho inyuguti turazisomye, ndabarahiye. Turaze tuzanye ibitekerezo bishya bya kijyambere, ibitekerezo bizira virusi. Birumvikana imipaka nimba yari virusi mbi kirimbuzi irimbura abahaturiye n'abakure, ibuza ba mukerarugendo bo hafi n'abakure kugenderana no kwambuka bambukirana, bagenda bahahirana babigambiriye kandi babikunze imyaka yose y'abantu bose, ibitsina byose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kadukore umuti uzetwa umuti mpuzamahanga wambuka imipaka. Ahari imipaka tuhashyira iterambere, ibibi tubisimbuza ibyiza. Siko bimeze? Ko niko kuri. Ndizera ko abantu b'abanyafurika mu bihugu bitandukanye, aba muri East Africa cyangwa muri Afurika yo hagati, Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Amajyaruguru na Afurika, mu bihugu bya Afurika y'Epfo byose, ndizera ko muri tayari ko ibyari biyoboshye nk'amapingu, imipaka yababuzaga kwikorera ubucuruzi bwanyu, imipaka mwageraho mukibirwa mukamburwa, ibyo byose igisubizo turakibazaniye. Muryohe, mutegereze n'uburyohe, kandi koko mugiye kuryoherwa. Ibintu n'uburyohe, ndabarahiye nk'uko twabyemeje. Afurika igiye kumurwa koko
kuko nta murwa ubamo imipaka. Oya, mwumve ko niyo ari gahunda igendanye nuko Afurika igomba kuba umurwa mukuru w'isi, nta murwa ubamo imipaka. Rero icyo ni kimwe mu bimenyetso biranga ko imipaka igomba kuvamo mbere, ahubwo ijambo rikivugwa aho bwari hose hagatangira hakubakwa iterambere, hakubakwa ibibuga by'indege bigezweho, amahoteli agezweho ku rwego rw'isi, amasoko agezweho, ubucuruzi bugatera imbere, ubuhinzi buri ku murongo hamwe na hamwe, kuko ugiye kuba umurwa. Icyo kikaba ikimenyetso gikuru kuko nta mupaka ntawo. Nyakubahwa, numvaga icyo nabagezaho ari icyo ngicyo, nimba hari ikindi wongeraho ijambo ni ryawe. Birumvikana ahari imipaka hose muri Afurika iravamo, hanyuma iterambere ribe irya bose. Afurika ayo mapingo bayisizeho, ayo mapingo agera ku banyafurika bose, iravamo. Banya East Africa mushonze muhishiwe, banya Uganda, banya Tanzania, banya Congo DRC nimwe mwera. Aba Burundi, Barundi kazi mushonze muhishiwe. Tanzania, banya Tanzania n'abanya Tanzania kazi mushonze muhishiwe, abakuru n'abakiri bato. Imipaka ivemo, hanyuma dutayaye Afurika yacu. Umunyafurika atura hashaka, umunyafurika akore imirimo ashaka, avumbure. Abanyafurika bitandukanye no kuvumbukana, nta ntambara zizongera kuba muri Afurika, bizahita birangira. Nta muntu uzajya uvuga ko azajya asoreshwa ngo imipaka irahari. Ibyo byose iryo soreshwa rya hato na hato ku mipaka niryo ryatumaga ubuzima buhenda, ibintu bihenda, ifaranga rihenda. Amafaranga yose y'ubwoko butandukanye bwateshaga ibihangano byacu muri Afurika agaciro bigiye kuvaho, tubisimbuza ifaranga rimwe ryitwa copper money yaba ruda tuzanye USA to copper money United States of Africa to, ubwo ni copper money. Yayo amafaranga y'akataraboneka azaba ari amafaranga ya mbere agiye gukubita andi mafaranga ku rwego mpuzamahanga, ku buryo ayo mahanga asigaye mu yindi migabane azigomba yifuze copper money yose avuge kadushire hamwe, ahubwo dukuremo n'imipaka ku isi. Afurika izaba umurwa mukuru w'isi, biba uburyohe bw'ibihekane aho kuba akarengane k'ibihekane. Ku mpamvu nziza nyinshi 2020 ndabarahiye imipaka izavamo ku rwego rw'isi. Ku mpamvu nziza nyinshi 2000 imipaka izashiramo ku rwego rwa Afurika, n'impamvu nziza nyinshi 200 imipaka izashiramo hano mu Rwanda. Impamvu nziza nyinshi 200 ni uburyohe. Abanya East Africa, East Africa ubwo ni Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, u Burundi. Birumvikana mwese mushonze muhishiwe, nta mipaka izongera kubamo. Twabaruda turaje, tugiye gutegura ibihe by'umutekano n'umudendezo, ibihe byo gukora gusa amasaha 28 iminsi 7. Ibihe byose tuzaba turi mu mutekano w'umudendezo uzira umuvundo, uzira karengane k'ibihekane. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twifuza ko iyi mipaka ihita ivamo vuba na bwangu. Abatarabikoze abo ubwo bakoze iyindi mirimo bahugiye mu bindi, twe ikihutirwa no gukuramo iyo mipaka, hanyuma Afurika ikigenga, Afurika ikabona ubwigenge, bakajya bizihiza ubwigenge bufite ishingiro koko, bakajya hizihizwa n'umunsi wo kwibohora ufite ishingiro koko. None abaturage bavuge twaribohoye koko, twabonye ubwigenge koko. Byose bifite ireme n'iremezo, bifite ishingiro.
bifite agaciro ntayegayezwa, agaciro k'umwana w'umuntu, agaciro k'umugabane, agaciro kw'ibihugu n'ibihangano byabyo. Buri muntu agiye kurushanwa mu gukora ibyiza. Gusa amagereza nayo ni ikimenyetso kigaragaza ko cyari gishyigikiye imipaka, nacyo kizavamo. N'ayo bwoko bwose bw'amafaranga yari muri ibi bihugu byose azavamo, haje ko pamane, nacyo kizaba ikindi kimenyetso kigaragaza ubumwe bw'abantu. Noneho iyo mipaka yatumaga ivunja ry'amafaranga ribamo hano. Ibyo bigo bya forex bureau byavunjaga amafaranga y'uturere tw'ibiyaga bigari, n'ibyo biro bizakingwa, ahubwo tuzabisanga nanone bivunza amafaranga azava kure mu mahanga, ariko bikorera hano mu murwa mukuru Afurika, umurwa mukuru w'isi. Bityo rero ibyo byose musonze muhishuwe. Ibyo bindi uko tuzajya tubikuraho bigenda byandikwa mu bitabo by'amateka kugira ngo ayo mateka atazibagirana. Abaruda n'abarudakazi ncabwenge mwe mukore iyo bwabaga buri kintu cyose gihindutse mucyandika, kugira ngo abakiri bato bazadukomokaho bazasanga amateka yanditse neza, ateguwe neza, siko bimeze, atazibagirana. ko niko kuri amateka yo nuko ateye, kandi koko nkuko abaruda twabyemeje kandi twabiteguye, uko niko kuri nyakubahwa uko babibabwiye. Mubitegereze vuba byihuse, amateka agiye kwandikwa isi yose ibone ko Afurika hari icyo yagezeho kandi hari icyo yakoze. Bose babone ko Afurika rwose ari umugabane nawo ugaragara ko ufite iterambere, ufite abahanga, ufite abantu bafitiye icyerekezo cy'isi akamaro. Birumvikana barafindarization aho niho isesekariye rero igiye gukora umuti dukwirakwiza inganda izo bita heavy industries, light industries, ubwoko bw'inganda. Heavy industries nizizajya zikoreye ibintu bikomeye cyane, nko gukora gari ya moshi, za gari za moshi tuzikwirakwize hose, gukora indege, gukora amato akomeye cyane. Birumvikana gukora za kebokazi, imodoka zo mu kirere. Birumvikana tugiye gukora ibyuma bikaze, za moteri, ibinyabiziga ubwoko bushasha, bisi zigerekeranye 3, rwose umuntu akajya agenda yicaye executive, nta muntu uzongera kugenda yahagazweho n'undi. Buri muntu azajya agenda yicaye, nta muntu uzajya ugenda wahagurutse mu kinyabiziga kuko bigitera impanuka. Ibyo bisobanuke neza, abakiri batabize physics n'abazayiga mwese n'abayiga, ibyo mubyumve neza kandi mubyakire neza. Noneho birumvikana tugiye kongera amashanyarazi n'itumanaho rishasha rishingiye ku mazi, tumanaho. Birumvikana internet tugiye kuyikwirakwiza hose isabagire, kandi abakoresha Facebook ntimuzajya mukoresha amafaranga, twe tufite uburyo tuzagaruza. Noneho aba Google Plus, Twitter, izo nganda zose abaruda bagiye gukoramo ubuhanga budasanzwe, ubumenyi n'ikoranabuhanga. Noneho Twitter amakuru zagiye atangaza vuba na bwangu, messages kuri Google na Google Plus nayo nuko izagiye ikwirakwiza messages, ubutumwa ku bugufi n'uburebure mu buryo bukataje kandi bwiza cyane. Ikindi ku rwego rw'umutekano tugiye guteza imbere umutekano. Abasirikare bazajya basimburana ku kazi amasaha ku yandi nk'uko ruda yabigeni, n'abapolisi nabo nuko. Inzego zishinzwe umutekano musonze muhishiwe. Abarimu nimwe muzajya muhembwa amafaranga meza ku isi ya rurema, ariko bigiye guhera hano mu Rwanda bikomereze mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika n'isi yose bazafatira kuri urwo ruzitiro. Abasirikare baba ba kabiri mu guhembwa neza bizahera hano mu Rwanda bikomeze muri East Africa na Africa n'isi yose.
hanyuma abaganga bagiye guhembwa ba mbere neza bazaba gatatu, uvuye ku barimu abasirikare bagakurikiraho abaganga bazaba gatatu mu Rwanda, bikomeze muri East Africa na Africa n'isi yose. Birumvikana abahanga imirimo mugiye kubona economic space, mwikwekerera imirimo, mube abahanzi batahanzweho koko, muhange bifate bigirire bose umumaro hafi na kure, amasoko n'amasoko y'ayo masoko yo hafi na kure, musapurayinge mukwirakwize imari hirya no hino ku isi. Noneho ubukungu bugiye gutera imbere, imari igiye guhinda hirya no hino mu bitsina byose, abakuze n'abakiri bato, mushonze muhishuwe. Noneho amasoko akwirakwizwe hose y'ibyo bicuruzwa, ibikomeye n'ibyorohejwe, ibikomoka ku matungo, ku buhinzi bworozi mwese nuko, n'uburobyi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inganda ziyungurura ayo mabuye y'agaciro y'ubwoko butandukanye, mwese abahanga mwari mufite ubuhanga, ubumenyi n'ikoranabuhanga mwanonosoye muri byose, ubuhanga bwanyu muraze mu bukoreshe igihe cyo buhanga guhabwa ikuzo n'iremezo, mugiye kubukoresha nicyo gihe nako kanya, kandi ibihe birahindutse, burya si buno mwagiye muryamirwa kenshi mwabahanga mwe, noneho igihe cy'agaciro kanyu kirageze, mugiye guhabwa agaciro. Buri muhanga wese uzi akantu kose k'ubuhanga n'ubuhangange kaganisha abantu mu kuba ibihangange, kandi mu buryo bwiza buhesha ikiremwa muntu agaciro imbere y'Imana, buhesha n'Imana icyubahiro. Turaze tukora umuti, Yesu azavuga muri abantu beza mwasimbuye, abo mwasimbuye batageze intambwe nk'iyi, batageze kuri ibi, mwe mubigezeho, murayiteye n'intambwe y'abagabo koko. Nabi Muhammad azabyakira neza nawe, kuko tuzafatanya na bose kandi muri byose kandi ibihe byose. Na Buddha nawe nuko azabyakira neza. Iyo hirya no hino muri Aziya ku isi hose bazavuza impundu, amashi, urufaya, kaki isi yose, ibendera ry'abaruda rizamanikwa hose mu mahanga. Amahanga azavuga ruda n'iy'ibihangange, n'iy'abahanga batahanzweho, bakomotse mu karere k'ibiyaga bigari, kandi bafite n'akarere kitwa Muhange wabo w'abahanga. Hanyuma bazavuga wenda tukore izingiro ry'u Rwanda, niho ryaba ryerekeye mu ntara y'Amajyepfo, aho hose bizagaragara abatari babizi. Hari ibiti bikomeye cyane by'amateka by'izingiro ry'u Rwanda, hagati y'u Rwanda hazamenyekana, noneho hazabe igorofa ry'akataraboneka, rizaba ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda koko ari umurwa mukuru wa Afurika. Noneho na Afurika nayo tuzabereka hagati yaho hariho, tuzahubaka igorofa y'akataraboneka, bazajya bavuga n'iryo zingiro ry'umurwa mukuru w'isi, ku mpamvu twasobanuye haruguru hariya hose. Ubwo hari icyo twibagiwe? Ndumva byose ubibabwiye ku murongo nk'uko byateguwe kandi nk'uko biri muri gahunda za RUDA. Turabashimira abari badukurikiye.